Ntangiye mbasuhuza mwese kandi mbabwira ko tugiye kurebera hamwe imikoreshereze y'inyuguti nkuru. Turamenya ahantu 10 inyuguti nkuru ikoreshwa mu myandikire y'Ikinyarwanda. Ikaze rero. Duhereye ku mwanya wa 10, inyuguti nkuru itangira ijambo igihugu iyo rivuga u Rwanda. Iyo wandika interuro irimo ijambo igihugu ushaka kumvikanisha ko icyo gihugu ari u Rwanda, itangira iryo jambo igihugu igomba kuba nkuru. Urugero, ibendera ry'igihugu cyacu rigizwe n'amabara 3. Ahantu ha 9 hakoreshwa inyuguti nkuru ni ku nyuguti itangira amazina y'impamyabushobozi, ay'icyubahiro, ay'inzego z'ubutegetsi n'inzego z'imirimo. Iyo wandika amazina agaragaza impamyabushobozi cyangwa se amazina y'icyubahiro, ay'inzego z'ubutegetsi n'inzego z'imirimo, inyuguti ziyatangira zigomba kuba nkuru. Ingero: nahuye na Dogiteri Karimanzira. Umushyitsi mukuru muri ibi birori ni Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uyu ni umurenge wa Nyarugenge. Bwana Muyobozi w'Akarere, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Murabona ahantu inyuguti nkuru yagiye ikoreshwa. Ku mwanya wa 8, inyuguti nkuru itangira amazina y'ubwenegihugu, ay'indimi, ay'amoko n'ay'ibikorwa byamamaye mu mateka. Ingero: twese turi Abanyarwanda. Abanyarwanda barimo Abasinga, Abagesera, Abazigaba n'abandi. Dukwiye guteza imbere Ikinyarwanda. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose hapfuye abantu benshi. Ahantu ha 7 inyuguti nkuru ikoreshwa nta handi ni ku mazina y'amashyirahamwe n'amazina y'impine y'imiryango cyangwa ibigo yanditswe mu magambo arambuye. Ingero: ndi umuyobozi wa koperative Dutera Imbere. Izina ry'iyi koperative ni Dutera Imbere. Banki Nkuru y'Igihugu, ubusanzwe mu mpine ni BNR. Yanditse mu magambo arambuye rero iba Banki Nkuru y'Igihugu. Ubwo tuba twabishyize mu Kinyarwanda. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Murabona ko impine yawo ari EAC.
iyo bije mu Kinyarwanda ukabyandika mu magambo arambuye byandikwa uku. Tugeze ku mwanya wa gatandatu. Ahantu ha gatandatu inyuguti nkuru ikoreshwa ni mu gutangira izina ry'inyandiko, igitabo cyangwa ikinyamakuru. Ingero: nujya mu mujyi ungurire imvaho nshya. Imvaho nshya ryari izina ry'ikinyamakuru nk'uko wavuga Igihe n'ibindi. Musenyeri Kagame Alegisi niwe wanditse Indyoheshabirayi. Iki ni igitabo yanditse cyitwa Indyoheshabirayi. Nasomye amateka y'ubukoloni mu Rwanda. Ubu iyi ni inyandiko ivuga ku bukoloni mu Rwanda. Iyo nyandiko yiswe amateka y'ubukoloni mu Rwanda. Murabona ko naho yatangijwe inyuguti nkuru. Ahantu ha gatanu inyuguti nkuru ikoreshwa ni mu gutangira imibare iranga iminsi, amazina y'amezi n'ay'ibihe by'umwaka bya Kinyarwanda. Ingero: kuwa gatanu, kuwa gatandatu, Ugushyingo, gushyira, Ukuboza. Mu Rwanda haba ibihe bine by'ingenzi: Urugaryi, Itumba, Iki n'Umuhindo. Ahantu ha kane inyuguti nkuru ikoreshwa ni mu gutangira amazina bwite y'abantu, ay'inzuzi n'ay'ahantu, kabone n'ubwo indomo itangira izina ry'ahantu yaba yatakaye. Ingero: Rutayisire atuye i Huye. Abana ba Mugwaneza bagira ikinyabupfura. Uruzi rwa Nyabarongo rwambukiranya u Rwanda rukaza guhura n'Akanyaru n'indi migezi bikabyara Akagera. Icyitonderwa: izina bwite ry'umuntu ritari iry'idini ryandikwa mu nyuguti nkuru ryose iyo riri mu rutonde rw'andi mazina no ku ntangiriro cyangwa impera y'inyandiko nk'ibaruwa. Ubwo niwandika ibaruwa mu mwirondoro wawe, izina ryawe ritari iry'idini uzaryandika mu nyuguti nkuru gusa. Hanyuma nugera ku musozo, rya zina nanone uzaryandika mu nyuguti nkuru gusa. Dore urugero rugaragaza uko bandika amazina atari ay'idini mu gihe ari mu rutonde. Aba bakurikira baze tuvugane: Gatera Alphonse, Umurerwa Yvonne, Butera Evariste, Tuyisenge Samuel. Ku rundi ruhande ariko, iyo iryo zina ryanditswe mu mwandiko hagati cyangwa mu nteruro hagati, ryandikwa bisanzwe ritangijwe inyuguti nkuru nk'uko andi mazina bwite asanzwe yandikwa. Soma iyi nteruro:
nagiye kwa Karangwa Yohani anyakira neza. Ahantu ha gatatu inyuguti nkuru ikoreshwa ni inyuma y'ingirwanshinga ti, tya, tyo n'ijambo ngo bikurikiye n'utubago tubiri n'utwuguruzo. Byumvikane neza ko haba hagiye gusubirwamo interuro undi muntu cyangwa abandi bantu bavuze. Urugero, Mariya arasubiza ati, ibyo uvuze bingirirweho. Iyi nteruro Mariya yavuze murabona ko yatangijwe inyuguti nkuru, iri inyuma y'ingirwanshinga ti na twa tubago tubiri ndetse n'utwuguruzo. Ariko inyuguti nkuru ntitangira amagambo asubirwamo iyo uwandika yayatangiriye hagati mu nteruro yakuwemo. Kuvuga ngo uvanye ijambo rimwe cyangwa amagambo make mu nteruro yavuzwe n'undi muntu hagati uyasubiramo. Kubera ko ya nteruro yose ituzuye, ntabwo ayo magambo cyangwa iryo jambo uri buritangize inyuguti nkuru. Urugero, igihe Mariya yavugaga ati bingirirweho, yari yaramaze gusabwa na Yozefu. Murabona ko ijambo bingirirweho ritatangijwe inyuguti nkuru kuko ryavanywe hagati muri ya nteruro yose, ntabwo ari ya nteruro yose uko yakabaye twasubiyemo. Tugeze rero ku mwanya wa kabiri. Urakeka ahantu ha kabiri inyuguti nkuru ikoreshwa ari he? Nta handi, ni nyuma y'akabago, akabazo n'agatangaro. Ibi biroroshye kubyumva kuko nyuma y'utwo twatuzo dutatu ari natwo dusoza interuro, uba ugiye gutangira indi nteruro nshya. Ingero, twese duhagurukire kujijuka. Wabigeraho ute utazi gusoma? Ntibishoboka. Ntoye isaro ryiza shenge we, reka njye kuryereka nyogokuru. Mwitegereze aho hantu hari inyuguti nkuru. Ahantu hambere inyuguti nkuru ikoreshwa ni mu ntangiriro y'interuro. Niba mwakurikiye neza mwabonye ko nta nteruro n'imwe twanditse idatangijwe inyuguti nkuru. Ni ihame rero mu Kinyarwanda ndetse no mu zindi ndimi, gusa twebwe turi kwiga Ikinyarwanda, ko utangiza inyuguti nkuru mu gihe utangiye interuro. Dore urugero rumwe, izindi nyinshi twazibonye. Ifuni ibagara ubucuti ni akarenge. Hari ahandi hantu uzi inyuguti nkuru yabikoreshwa? Twungurana ibitekerezo mu nyunganizi. Murakoze.